aka ni agace ka kane ka raporo twanyujijemo amaso, raporo ndende yakozwe na Human Rights Watch, raporo bayise ngo urupfu rw'arahana hariho hose. Iyi raporo ishinja ingabo za AFC M23 hamwe n'ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda gukora ibyaha bitandukanye mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane ihohotera ku basivili, iyicarubozo ndetse no gushyira abana bakiri bato mu gisirikare kandi ku ngufu. Ni raporo yamaganwe cyane n'uruhande rwa leta y'u Rwanda. U Rwanda kenshi rwavuze yuko izi raporo zifutamye, ko zirimo guhengama gukabije ndetse ko bazikora uretse gusebya u Rwanda gusa badakandagira no kutaka bwa Kongo ahabera ibyo bavuga muri izi raporo. U Rwanda kandi rwahakanye kenshi cyane kugira ingabo mu burasirazuba bwa Kongo uretse gushyiraho ingamba z'ubwirinzi no kurinda umutekano ku mbibe zarwo na Kongo. Agace twinjiyemo ari nako kanyuma nasorejeho muri raporo kavuga ku ruhare rw'ingabo z'u Rwanda muri ibyo byose bibera mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse kanavuga gakeya ku bijyanye no kwemeza abasivili kujya mu gisirikare n'uburyo haba iyoza bwonko cyangwa guhindura uwari umusivili umusirikare kandi ugendera ku mabwiriza ya M23. Dutangire. Abahoze bafungiye icanzu bavuze yuko bakubitwaga bikomeye cyane kandi bagakorerwa ihohoterwa rikomeye ryakoreshwaga mu guhana amakosa matoya, gushyiraho ikinyabupfura gikaze ndetse no gutera ubwoba abagerageza gutoroka. Abafungiwe canzu bose bavuze yuko bakihagera bakorerwaga ikintu cyitwa introduction, ni nko kumenyerezwa cyangwa kwigishwa ubuzima bushya bwa gisirikare. Nyuma y'iminsi mikeya hagakorwa icyitwa baptism, ni nko kubatizwa. Ubundi nanone babyitaga transformation from civilian to military life, inzira iva mu buzima bwa gisivili yinjira mu buzima bwa gisirikare, baptism cyangwa kubatizwa. Abinjizwaga bashya bitwaga rukurutu cyangwa kurutu, bivuze umuntu winjiye mu myitozo ari mushya. Umwe mu bahoze bafungiye ahangaha ati ni ikizamini cyo kureba niba ushobora kwihanganira imibabaro. Bamaraga umunsi wose bakuryamisha hasi wirukankisha inda, babyita gukororinga kandi ukubitwa inkoni buri munsi. Icyiciro cyacu twara abantu nka 200, ariko 10 muri abo barapfuye, 2 bararashwe, abandi barakubiswe kugera bapfuye. Twabahambaga mu mva nini cyane hamwe n'abandi bantu bahambwe mbere bagera kuri 50. Undi wahoze muri iyi myitozo yaragize ati kugira ngo ube umusirikare wagombaga kunyura muri introduction, kwa kumenyerezwa no kwinjizwa mu buzima bushya. Baragukubitaga rero bakagusaba kwirambika hasi no gukambakamba mu byondo byinshi. Ni ibintu byari bigoye cyane. Twatangiraga turi 250 saa 12 za mu gitondo, ariko saa 8 z'amanywa habaga hasigaye nibura abantu 230. Hari abantu benshi bapfaga bazize gukubitwa kuva amaraso bakavira imbere. Twabaga twuzuye amaraso n'ibyondo ahantu hose twakomeretse. Abajijwe ku myitozo bakoraga ati akenshi bahoraga batubwira ngo songamana, bisobanura kwegerana cyane mu Giswahili. Ati baradushushubikanaga bakadukoresha uruziga mu mucanga ukomeye cyane, tugasabwa gusimbukira muri uwo mucanga twese kandi icyarimwe. Umwe mu bahoze bahafungiye ati bajugunyaga inkweto hagati bakavuga ngo buri wese agomba gukora kuri iyo nkweto. Twahitaga tugwirana tukaryamirana, ababaga bari hasi begereye inkweto bagahumeka nabi cyane. Abandi bashoboraga kugira ibibazo by'umutima no guhumeka, hakaba hari n'uwapfira kuri urwo ruziga urebye nabi. Abagabo 9 babajijwe bavuze yuko hagati y'abantu 220 bapfuye bazigwe gukubitwa no kugirirwa nabi muri ibyo byiswe introduction. Umwe ati inshuti zanjye zapfiye muri introduction, umwe yaravunitse urubavu ava amaraso avira imbere, bukeye bwaho arapfa. Baradukubitaga inkoni nyinshi kandi bazanaga inkoni zimeze nk'iziragira inka, niba utihuta baragukubitaga. Undi yagerageje gusaba amazi, bamwibeshyaho yuko ashaka gutoroka, baramurasa apfa ako kanya. Ibihano byo muri introduction nabyo ngo byari ikibazo gikomeye cyane. Iyi raporo ya Human Rights Watch bise ngo urupfu rw'arahantu hose ivuga yuko abahoze bari muri izi camp za gisirikare ngo bahuye n'ihohotera rikabije ku buryo bahuraga n'umwuma, hakaba n'abicwa n'uwo mwuma ubwawo. Benshi bavuze yuko bahoraga bashyingura imirambo hirya no hino mu nkambi, mu ishyamba cyangwa hafi y'ibirindiro bya Makenga, ndetse n'inyuma ya Sekibi Hospital iri nko mu kilometero kimwe inyuma y'inkambi. Bavuze yuko bashoboraga gushyingura imirambo igera kuri 15 n'umunsi umwe bigashoboka. Hakaba bapfuye bazize imibereho mibi cyangwa se abicwaga n'inkoni cyangwa kuraswa.
kubera ko imva zacukurwaga mu ishyamba munsi y'ibiti. Human Rights Watch ngo ntiyashoboye kubona neza ibimenyetso byazo ku mashusho ya satelite. Ibihano ku makosa mato matoya nko kugenda gahoro mu myitozo, kudasoza guteka hakiri kare cyangwa se gusaba amazi byaviragamo umuntu gukubitwa bikabije, hakaba n'igihe ukubiswe ugapfa. Umwe ati inshuti yanjye yarimo yiba ikigori abikora ku bushake kubera inzara, baramukubise bamukubita inkoni kugera apfuye. Nabonye abantu 4 bicwa bazira kugerageza gutoroka. Undi ati gufatwa ugerageza gutoroka ubundi ni igihano cy'urupfu. Abahoze bafungiye ahangaha bavuze yuko kwicwa byabaga ku mugaragaro, aho abandi bari mu myitozo babirebera. Ati bazanaga abantu bakabishyira imbere yacu bakatubwira yuko tugomba kubareba, hanyuma bakabica tureba. Niba bamurashe arimo kugerageza gutoroka baraduhamagaraga tukaza kubareba twese, hanyuma imirambo yabo bakayitwereka bakatubwira yuko natwe ibyo bizatubaho nidutoroka. Abandi bantu 9 bavuze yuko babonye abantu bagera kuri 15 bicwa mu gihe bari bari Canzu muri introduction. Undi ati ikosa rito cyane, ikosa rito gusa wakubitwaga inkoni 30, ugerageje gutoroka bwo barakurasaga nta kindi cyakurikiragaho. Yavuze yuko yabonye abantu 2 bakubitwaga kugera bapfuye hamwe n'abarwanyi 6 ba M23 bakubiswe n'abarwanyi ba M23, ngo hari nabo yabonye batonganye kubera ibiryo bikeya hanyuma barakubitwa nabo kugira bapfuye. Undi wahahoze ati niboneye umuntu bakubise inkoni 100 kubera ko atinze kujya kuvoma amazi, ikibuno cye cyari cyabyimbye agerageza kwirwanaho ariko baramukubita bikomeye. Harundi bakubise bamushinja yuko yibye amafaranga 1000 y'amanyekongo ni nk'amadolari y'Amerika ibice 40. Atunguwe wibye amafaranga yagerageje gutoroka, baramufashe bamushyira hasi bamukubita 3 mu gatuza ikibuno cy'imbunda. Ati jye ubwanjye ntumvise igufa riturika. Avuga yuko nyuma y'icyumweru kimwe yatangiye kuruka amaraso, mu kindi cyakurikiyeho yabaye indembe. Umwe mu batoza ba M23 watangaga ayo mahugurwa icanzu mu 2024 avuga yuko yabonye icwa ry'itsinda ry'abantu bashinjwaga kurenga ku rugero rwari rwemeye mu nkambi mu kwezi kwa 8 2024. Ati habari bari hanze y'umurongo bose wari waciwe, babatandukanije n'abandi. Bavuga yuko bari bagiye gutoroka, barasha abantu 13 bose bari aho ngaho. Abasigaye 6 bajyanwe kwa Masozera. Masozera ngo ari umuyobozi w'inkambi, nawe abica akoresheje pistole ye. Uyu nguyu yavuga yuko ngo ari bwo yabonye neza ko hari n'ingabo z'u Rwanda. Abahoze bafungiwe Canzu bavuze yuko bajyanywe mu mwobo ucukurwa n'abasirikare witwa Indaki. Indaki ni igiswahili. Abandi 4 bavuga ko babonye iyo myobo yifashishwa mu bice bitandukanye by'inkambi harimo no hafi ya Sekibi Hospital. Umwe mu bafungiwe ahangaha ni umuhungu w'umusirikare w'umunyekongo yajyanywe icanzu mu kwezi kwa 2 2025. Ati hari ahantu hitwaga mu Ndaki hafungirwaga abantu mu myobo iri munsi y'ubutaka. Mu myitozo hari abapfiraga muri iyo myobo y'Indaki kubera ko bakoreraga igihe kinini. Undi wavuze yuko yahafungiwe yavuze yuko afunganywe n'abantu benshi ariko abahungu bakiri batoya imyaka 15 na 16 bashinjwaga gutanga amakuru kuri FDLR ndetse na Nyatura. Abandi 2 bavuze yuko rimwe na rimwe bajyanwaga mu myobo cyangwa se bagasabwa kuryama hanze ijoro ryose mu rwego rw'imyitozo. Undi umwe ati badukuragamo inkweto n'imyenda bakatubwira kwicara mu mazi yanduye. Akandi gace k'iyi raporo kavuga kwinjizwa ku ngufu ry'abana no kubahohotera mu gisirikare. Abahoze bafungiye benshi bavuze yuko abana bajyanwaga ku ngufu barimo abahungu bafite n'imyaka kugera kuri 12. Abagera kuri 20 mu bahoze bafungiye ahangaha bavuze ko mu matsinda yabo hari harimo abana hagati y'10 na 20. Umwe ati mu itsinda ryacu ry'abantu 1010 hari harimo abana bagera kuri 17 bari hagati y'imyaka 14 na 17, harimo n'umwana w'imyaka 12 niboneye. Human Rights Watch yaganiriye n'abana 2 bafite imyaka 16 na 17 bajyanywe icanzu. Umwana umwe w'imyaka 16 muri abo ati yivuze yuko umwana baragukubita, bavugaga yuko ndimo kubeshya kandi ko ngomba gukora nk'iby'abandi. Undi hoza afungiwe ahangaha Canzu mu kwezi kwa mbere ati mu itsinda ry'abantu 50 twari kumwe hari harimo abana bagera ku 10. Iyo bananirwaga imirimo nko gutema inkwi n'ishoka iremereye cyane barakubitwaga. Hari abana bafite imyaka 13 ngo bakoraga ibintu bimwe n'iby'abantu bakuru, batwaraga amabuye bakubaka imihanda bakavanaho umucanga, hari nabo bakaga amazu.
bamwe barapfuye abandi baratoroka. Umwe yavuze yuko yabonye umwana w'imyaka 14 wakubiswe kugera apfuye azira kunanirwa gutema inkwi n'ishoka iremereye. Umwana w'imyaka 16 nawe yavuze yuko yahatiwe gushyingura imirambo. Uyu mwana w'imyaka 16 ati badusabaga kujya kuzana imirambo mu bitaro hanyuma tukayijyana mu mva rusange iri aho ngaho ahakorwaga imyitozo. Ntabwo nashakaga kuba umusirikare ariko M23 yabinyinjijemo. Muri raporo ya Human Rights Watch hari agace gato yabageneye uruhare rw'u Rwanda muri ibyo bibera mu burasirazuba bwa Kongo. Umva ukuntu handitse bati abayobozi bakuru ba AFC M23 barimo Corneille Nangaa Yobelio, umuyobozi wa AFC Major General Sultan Makenga, umuyobozi wa gisirikare muri M23 Bertrand Bisimwa, perezida wa M23 ndetse n'abandi bayobozi cyangwa se abasirikare nka General Baudouin Ngaruye, Bertrand Byamungu, John Imani Nzenze ndetse na nyakwigendera Colonel Wiringoma bavuzwe yuko bose bagaragaye mu nkambi zombi z'imyitozo mu mwaka ushize. Ubushakashatsi bwa Human Rights Watch hamwe n'ubushakashatsi bwa Loni ngo bwerekanye yuko Leo Kanyamibwa na Bertin Masozera bo muri M23 aribo bayoboraga imyitozo ya gisirikare bafashijwe n'abandi basirikare ba M23 ndetse ko n'abatoza b'ingabo z'u Rwanda bakoraga muri izo nkambi za Rumangabo hamwe na Canzu. Mu nkambi za Rumangabo na Canzu abahoze bafungiye ngo bagaragaje yuko hari ibirindiro by'ingabo z'u Rwanda bikikije izo nkambi. Rimwe na rimwe ibyo birindiro ngo byitwaga iby'inshuti, bashaka kuvuga iby'ingabo bafatanya. Bamwe bavuze yuko babonye ingabo zidasanzwe za Rwanda Defense Force hafi y'izo nkambi mu bihe bitandukanye. Icanzu niho bahereye. Bavuze yuko ingabo z'u Rwanda zayoboraga imyitozo muri ibyo bice. Bivugwa yuko ngo rimwe na rimwe bambaraga n'ibirango bya RDF cyangwa se ibendera ry'u Rwanda ku myambaro yabo. Bakavuga kenshi u Rwanda nk'iwabo kandi bakavuga ikinyarwanda n'icyongereza mu myitozo. Umwe mu bari bahafungiye ati nabonye ijambo RDF ku nkweto zabo. Bavugaga yuko bagiye mu rugo Igisenyi cyangwa se Kigali mu mpera z'icyumweru. Abahoze bafungiye aho ngaho ngo baje kumenya yuko hari itsinda ry'abasirikare rizengurutse inzu za Canzu n'uruzitiro rwaho, cyane cyane aho bitorezaga. Ngo habaga hari abanyarwanda benshi, bakavuga yuko ngo abo bantu ari inshuti. Ababivugaga ni abayobozi ba M23. Kuvuga inshuti ngo byasaga n'ibisobanura yuko ari abantu bakorana bya hafi. Abo batoza byavugaga yuko bayobora amatsinda bakigisha ukuntu bakoresha imyitozo n'intwaro cyangwa se imyitozo ngororamubiri ndetse n'amasomo ya ideology cyangwa se impinduramatwara, ngo kugira ngo bamenye yuko ari abanyarwanda. Ngo nuko abo bantu bakoreshaga icyongereza n'amagambo ya gisirikare akoreshwa muri RDF, kandi ngo bashyiragaho igenzura rya buri munsi ku mfungwa n'abari mu myitozo. Abatozaga muri M23 batorotse kimwe n'abahoze bafungiye muri Canzu na Rumangabo. Bavuze yuko nyuma yaho abatoza b'abanyarwanda baje kugera muri Kongo mu 2025. Ngo bamaze kuhagera hari impinduka nke zagaragaye, cyane cyane nko kugabanya ubwicanyi. Umwe wavuze ku bijyanye no kugabanya ubwicanyi ati abayobozi b'abanyarwanda twabitaga inshuti igihe bari bageze aho ngaho bahagaritse ibijyanye no kwica abantu benshi bavugaga icyongereza cyangwa se bakavuga ikinyarwanda, bakatubwira yuko baturutse mu Rwanda, bakatubwira yuko ari inshuti zacu. Undi wahoze afungiye aho ngaho ati inshuti nizo zadutozaga. Ijambo inshuti ryakoreshwaga nko kuvuga abaturutse mu Rwanda. Ati nazo zaradukubitaga zikanadukomeretsa, ariko kwica byaragabanutse. Ati badukubitaga neza nta kuzana ibikomere. Ati cyakora nanjye narakubiswe n'izo nshuti mu mpera z'imyitozo, mbifitiye inkovu, byari nk'uburyo bwo kudusezera. Ibirindiro bya Rumangabo nabyo byavuzwemo abatoza baturutse mu nshuti, no kuvuga abaturutse mu Rwanda. Abari bafungiye aha ngaha bavuga yuko ngo babonye inkambi z'ingabo z'u Rwanda Rumangabo. Abo ngabo ngo bagize uruhare mu kurinda aho hantu kuba haraswa n'abantu baturutse hanze. Ubundi nanone izo nkambi ngo zarindaga abantu bari mu myitozo gutoroka. Umwe ati ingabo zidasanzwe z'u Rwanda zari zikikije inkambi kandi zarasaga abantu bose bagerageza gutoroka. Ingabo z'u Rwanda zakikije inkambi, hari nk'ibirindiro ku musozi uri inyuma gatoya uciye ku gikoni. Iyo abantu bageragezaga gutoroka bararaswaga. Hari abagaragaje umusozi uri mu majyaruguru y'inkambi bavuga yuko ariho hari ibirindiro by'ingabo z'u Rwanda. Ngo hari abari muri izi nkambi bavuze ko hari n'aborozi bazanwa aha ngaha kugira ngo bakoreshe imyitozo. Hari uwagize ati mu batoza harimo n'abantu b'aborozi b'inka badutozaga kugenda gukora imyitozo ya gisirikare, imyitozo ngororamubiri. Baravugaga bati nzagukubita nk'uko nkubita inka yanjye.
abari bari mu myitozo bavuze yuko nka Rumangabo ngo hakoreshwaga imyitozo mu rurimi rw'Ikinyarwanda, Icyongereza cyangwa Igiswahili, ngo bababwiraga yuko mu minsi mikeya Ikinyarwanda kigiye guhinduka ururimi rwa gakondo bazajya bavuga nk'ururimi rw'igihugu cyabo. Ibyo ngo byabemeje yuko yaba Rumangabo hamwe na Canzu, ingabo z'u Rwanda zari muri ako gace mu bikorwa byo kugenzura imyitozo cyangwa kwikoresha no gucunga yuko hari abantu bashobora gutoroka inkambi z'imyitozo. Mu gusoza aka gace ari nako kanyuma, ndakwibutsa yuko leta y'u Rwanda hakanye cyane iby'izi raporo za Human Rights Watch, ikavuga yuko ari raporo zibogamye cyane zishingiye ku makuru mahimbano atari ukuri. Leta y'u Rwanda yakunze kuvuga yuko nta musirikare wayo wakandagiye ku butaka bwa leta ya Kongo, uretse gusa gushyiraho icyo yise ingamba z'ubwirinzi mu buryo bwo gukumira ikibi cyava mu burasirazuba bwa Kongo, ahari umutwe w'iterabwoba wa FDLR nabo bakorana bya hafi. Binavuze yuko leta y'u Rwanda idashobora kwemera iyi raporo uko byagenda kose. Ndagushimiye cyane. Imboni TV, imboni ya rubanda.